Yo, my brother Ben, umeze ute man? Biracamo? Yego, Pamela yari yambwiye ko mwari mwikiri Rubavu. Murazamuka ryari? Yego, Diamond yari yanyandikiye, Diamond yambwiye ko afite ibitaramo agiye gukorana na Jason Derulo ejo bundi. Yego. Ariko ntabwo yakwirengagiza, ntabwo byabaho. Ahubwo Jimmy Muyumbu yari yambwiye, Jimmy Muyumbu nawe namwandikiye mubwira uko bimeze. Yambwiraga ko hari gig ari kugutegurira gusa nawe ikibazo gihari ngagiye kubanza kujya muri Canada. Yego ubwo ngubwo wambwira sinzi ukuntu twabikora gusa mvugisha. Oya nta kibazo, indirimbo ni flop byarabaye, nta kundi foto yadukuyemo. Yego gusa nyine nta twareba ukuntu dukoresha, ntabwo twakigana biriya, ahubwo twe twazana umuvuno uribuka cyagiye tujya gusinyana na Fimbo kuri twabatumiye bose. Nibwo buryo twakoresha tukayibakinira kuri projecteur, buri muntu akifata snap ari hariya kugira ngo berekane ko indirimbo yakunzwe. Yego Diamond we tuzakorana, yari yambwiye ko nta kibazo gihari, yari yambwiye. Shauna Mendes numvaga twayisohora mbere kugira ngo dushyire abantu muri mood, tubanze dufate na audience yo hanze. Nta kibazo, reka nze ndaza ndakubwira. Hari utuntu nari ngiye kureba kuri banki, hari amafaranga yanjye yari yayobye, umubare w'ibanga nyine warahindutse, sinzi abantu bagerageje kumakinga. Yego ngiye kurebera hano za centre, ndaza kukubwira. Diamond naza kumvigisha ndakubwira nta kibazo. Sawa. Oya Pamela yambwiye, ariko Pamela yambwiye ko yanyi excuse, yambwiye impamvu yatumye bikora. Umura nta kibazo ngiraho, uri umuvandimwe we ntabwo nakurakarira. Oya bibaho cyane papa. Sawa kabisa. Yego sawa.